Ikiganiro Menya Iwacu muragisanga ahantu henshi hatandukanye ku mbuga za internet zivuga kandi zikanasakaza amakuru y'iwacu. Muragisanga kandi mu mashusho kuri YouTube. Banyamulenge twese duhaguruke dushigikire iterambere ry'iwacu. Mu kiganiro cy'umugoroba tugiye kuganira kubyerekeye akabumbu umupira w'amaguru. Twatumiye ikipe ya Mulenge FC kugira ngo tuganire nabo tumenye byinshi kuri bo. Ibumoso bwanjye nicanye na mugenzi wanjye Eugene Makombe tuza gufatanya ikiganiro. Ndagira ngo abandi bose bakurikiyeho bageze kwibwira abakurikiye Menyiwacu rw'igimuhira. Murakoze. Je nitwa Mulenge kandi president Mulenge FC. Moi aussi je m'appelle Olivier, je suis le joueur de Mulenge FC. Nanje nitwa Mugenza Inosa Joao ndi mukinnyi wa Mulenge FC ni captain. I'm Kumar Jekna. I'm the goalkeeper of Mulenge FC. Nanje nitwa Musabwa Patrick ndi mukinnyi wa Mulenge FC. Nitwa Museveni Ngabo James wakunze kwita Ndondo nk'abandi umufana wa Mulenge FC. Banita Masao Ferdinand nk'abandi umutoza wa Mulenge FC. Murakoze cyane ni buryo bwanjye ndi kumwe n'abandi njyango mwese mwibwira akurikiye Menyiwacu rw'igimuhira kugira ngo dukomeze tuganire. Murakoze cyane banyitangira unsanga muyoboke abandi umukinnyi wa Mulenge FC. Nanjye banita niyo nkuru Patrick abandi umukinnyi wa Mulenge FC. Banyitwa Edeni ndi umukinnyi wa Mulenge FC. Nanjye nitwa Kagoma Ngizimana nanjye ndi umukinnyi. Banita George Bitatu nanjye ndi umukinnyi wa Mulenge FC. Banita Kaze Trezor nanjye ndi umukinnyi wa Mulenge FC. Hey, my name is John and I'm Mulenge FC player. Nanjye banita Nkunda Pacifique nk'abandi umukinnyi wa Mulenge FC. Nanjye banita Ndugure Jimmy abandi umukinnyi wa Mulenge FC. Nanjye banita Fred Frederick abandi umukinnyi wa Mulenge FC. Nanjye banita Rusengo Frank abandi umukinnyi wa Mulenge FC. Nitwa Ngoga Pasi abandi umukinnyi wa Mulenge FC. Kevin Jonathan na Joseph Club. Murakoze cyane mwese twongeye kubaha ikaze kugira ngo tuze kuganira. Ubwo turaganira byose bishoboka baraza kudusobanurira byinshi abantu benshi bibaza kuri Mulenge FC n'abatayizi baraza kuyimenya baze no kumenya ibikorwa mwagezeho kuko nanjye nabibabwiye uyoboye ikiganiro twa Seho Mwami Roy kabandi kumwe na mugenzi wanjye Eugene nkuko nabivuze Eugene Makombe niwe tuza gufatanya iki kiganiro kugira ngo tuganire n'aba bantu bose bivuze. Ikibazo cya mbere nagira ngo dutangireho turabaza president w'ikipe Yves abwira abantu Mulenge FC yavutse ryari ese Mulenge FC ni iki kugeza ubu ngubu. Urakoze. Mulenge FC yavutse yatangiriye hano muri Edmonton mujyi wa Edmonton muri Canada yatangiye mu 2000 n'amatibeshe 2010 nibwo twatangiye gukina turi abantu bakeya cyane. Mugenzi wanjye turi kumwe hano twatangiye turi abakinnyi bagera nko kuri 5 6 cyane cyane twari n'abasanze ariko yaje gukomera muri 2014 na 15 nibwo twatangiye gukina amashampiyona twatangire muri indoor nizo shampiyona twatangiye gukiniramo kugeza ubu ngubu dukina indoor tugakina na outdoor. Urakoze cyane president w'ikipe Yves ugiye usobanura ariko ndashaka kuza gusobanura cyane shampiyona mumaze gukina zose ni zinga uzisobanure nibyo mwagiye mugeraho. Urakoze muri 2016 muri 2016 indoor twakoze twarakinye tubasha kugiramwo umutsinzi umuntu watsinze ibitego byinshi muri shampiyona turimo Mulenge FC niho twagize mu top scorer witwa Jimmy. Indi shampiyona twakinye ya kabiri twakinye mini World Cup twaduserukiye Kongo icyo gihe ntabwo twabashije gutambuka ariko twaserukiye Kongo hano mu mujyi wa Edmonton. Shampiyona ya gatatu twakinye indi yitwa Pusha National World Cup yari yateguwe na community y'Abahinde twakiniye muri South twabashije kuba mu mwanya wa gatatu. Urakoze cyane ngira ngo ndojya tuze ku abaje abakurikira baze kumva neza uravuga ngo ni door na outdoor ifo kubitandukanya abantu bakamenya ngo se
iyo bitandukaniye he kugira ngo uze gukoresha cyane ururimi rwacu and abantu bumve kandi ni ryari banakina muri iyo mikino ya ari bakina outdoor mwaka murakoze indoor na outdoor aho bitandukaniye indoor no gukinira mu mazu ibibuga biri indani mu mazu icyo gihe ikinwa mu gihe cya winter muri river gihe cya neje cya gikonje cyane abantu badashobora gukinira hanze iyo bitanayo outdoor ne gihe dukina bino bisanzwe no gukinira hanze ikinwa muri sama mu gihe cyo muci hari izuba ryinshi urakoze cyane ngira ngo mbere ko mu ijambo mugenzi wanjye dukomeze ese igikorwa nk'iki ngiki kumva ko mufite ikipe hano y'Akabumbu yageze kuri ibyo bikorwa byose tubwiye hari aho mwaserukiye Kongo hari aho mwabashe kugira umukinnyi wa mbere mwatsinze ibitego ubushobozi mu bukura kugira ngo abantu bumve wenda nkuko ndumva ni ibikorwa biremereye wogeze kubwira abantu aho ubushobozi buva ubushobozi nta handi buva ubushobozi buva mu bushake no gukorera hamwe gushira hamwe k'abasore ba Mulenge cyangwa gushira hamwe k'abasore b'abakongomani baserukira igihugu cya Kongo nicyo cyatumye tugira izo mbaraga n'ubushake no gushira hamwe no gukorera hamwe none nkomereje kuri ico kibazo ca muvandimwe Serge yaravuze abaza ati ese ko mukina kandi bisaba ubushobozi waruvuze ati biva mu bushake ariko se nta gihese musabwa wenda ubushobozi bufatika bw'amafaranga cyangwa se ibintu za materiel bifatika bitari byo kuvuga hari igihe umuntu yagira ubushake ariko noneho ukaza kubura ubushobozi bw'amafaranga cyangwa se bwo kuba utabasha kubona ico wakwambara muri wa mwanya wo gukina mubasha kubikura he mukora ku mifuka yanyu cyangwa se hari ahandi mubona ubufasha buvuye hirya no hino bubasha kubafasha urakoze nko kuri icyo kibazo mbajije ibyinshi byagiye bivamo imbogamizi nyine mu buryo bwo kwifasha twageze hano turi benshi turi bashasha hari biba bikenewe kugira ngo dukine muri ayo mashampiyona tubaja muri shampiyona udafite ibikoresho byose bihagije ibikoresho mvuga ni igihe muba mufite imyambaro ihagije yo guhinduranya n'igihe muba mufite inkweto zose ziri komple zuzuye n'igihe muba mufite ibisabwa byose inshinga zo gukinana nazo mufite tubumbu duhagije n'izindi zagiye mu imbogamizi y'ubukeya mugomba kuba mufite na transport yo kubajana ku bibuga bigiye dukiniraho ni byinshi byari bigiye bigorana aho bukeya ariko mu buryo bwo gufatikanya twagiye tubigeraho ariko bifituwe nanone bigoranye ndumva wenda president arabivuze yavuze ati hari igihe byagiye bitugora cyane bitewe nuko twese tutabonera ubushobozi rimwe kandi nanone mu buryo butandukanye tutabasha kugera ku kibuga twebwe twese cyarimwe kubera impamvu nanone za bwa bushobozi twavugaga sinzi wenda ntari na mugenzi wanje ndagira ngo mbaze mu bakinyi basanzwe wenda babashe kutwegera hano hafi hari umuntu waba yarigeze kubura uburyo bw'amafaranga kugira ngo abashe gukina umupira kuko nzi neza ko iyo bakina umupira mu by'ukuri nk'ayo mashampiyona yo kuja gukinira mu mazindani bitewe n'igihe cy'ubukonje hariho ibico bisaba amafaranga bisaba kugira ngo mugire registration buri muntu wese ategerezwa kuba hari amafaranga yishuye hari ubwo muza mubura ayo mafaranga cyangwa se hari ubwo mwigeze mutakaza umukinyi wabuze nka bene ubwo buryo wenda hanga sana zone benshi abakinyi bagiye babura amikoro uburyo bwo kwiyandikisha on time hari n'ababa bafite amafaranga yo kwiyandikisha ariko bakabura n'uwo mwanya kujya kwiyandikisha hari n'abandi habaga harimo n'imbogamizi z'utuzi akaba afite akazi igihe cyo gukina atafite uwo mwanya nko gukina no mashampiyona icyo bisaba ko muba muri registered muri city umukinyi wese ari registered afite ikarita yiwe yo gukina iyo utayifite icyo gihe abo bakinyi bamwe twagiye tubabura gutyo kandi bahari tibakine muri icyo gihe President arakoze cyane aravuze ati mu by'ukuri iyo tuja gukina muri iyo mikino yose hari ico bidusaba hari kuba ugomba kuba ufite ikarita kwemerera kwinjira muri ayo marushanwa ndetse no muri iyo mikino yose twagiye tugira abakinyi bamwe dutakaza bitewe n'impamvu z'ubushobozi batabashe kubona kugira ngo bashe kwiyandikishiriza igihe nanone wenda n'abashobora kuba baritangiye abandi bitari ngombwa ariko kubera kwanga gutakaza abakinyi ukaba wavuga ati reka njewe nshiremo akanje kabaraga ndihire wenda mugenzi wanje kugira ngo abashe
kuba nawe yaparticipa muri team aribwo ibyo bintu na byose byigeze bibashikira izo ngizo zarashitse zakunze kubaho cyane kubera ni kwa kundi twavuze ko gukorera hamwe hari igihe umwe adashobora kubona amafaranga yo kwiregistaringa undi akayimufashamo hari n'utabona uburyo bwo kugera muri ku kibuga abandi bakabafasha mu buryo bwo kubatwara mu modokari uretse n'abakinyi bonyine hari n'abafana bonyine bitanga bakaborihira abakinyi bakabazanira n'ibindi bikeneweho bukeye izo ngizo zagiye bikorwa cyane arakoze cyane mugenzi wanjye ndetse na perezida kudusobanurira uko bimeze ngira ngo nk'uko twabwiye ko twatumiye ingeri zose cyangwa se abo ikipe yose uko yubakitse tugira ngo tubaze noneho koca Gisore ese mufite abakinnyi bangana gute mufite abakinnyi bahagije ubu nyine abakinnyi bari barahagije 22 muri 22 bitewe na system ya hano turimo twese tuzi ko akazi umuntu agomba gukora akazi kandi gukora n'ibindi bisabwa mu buzima mugerageza kubikora gute kugira ngo mwese muboneke kandi n'umuneza mukore n'imirimo yanyu urebye biratugora kubera abantu bakora utuzi mu masaha atandukanye ariko kuri uwo munsi dufiteyo game twigora twese tukabivuga mbere ku kazi abakora ayo masaha bakitanga bakareka ayo masaha nyine y'akazi bakaza gukina game ariko bibagoye cyane akoze cyane ngira ngo wenda tukiri kuri icyo kibazo iyi minsi muri shampiyona hari shampiyona ubu ngubu yatangiye ubu ngubu murimo ngira ngo nawe se nk'ubwiye abantu ni iyihe muhagaze maze gukina imikino ingahe muhagaze kuhe mwanya shampiyona turimo ni shampiyona ya City uzo wa mbere n'uwa kabiri bazagenda muri provincial bazasekera provincial ya Alberta baje gukina n'abandi babambere mu City tumaze gukina games zibiri barazitsinze ya mbere twayitsinze 2-1 ya kabiri tuyitsinda 2-1 urumva twitwaye neza cyane muri no season kandi ndizera ko tuzabikomeza urakoze cyane ndumva mumaze gukora ibintu bikomeye kumva ko mwatsinze 7 mutsinda 2 ndetse bivuga ko ngo ni mutsinda muzahagarira Alberta mu buryo ni ikipe zibino ngo nicyo washatse kuvuga so reka mbaze na kapiteni noneho kugira ngo nawe mbere kugira tubaza abandi bakinyi muri rusange kapiteni bigaragara ko Mulenge FC usanga ikorera hamwe cyane iyo ugeze ku kibuga ubona rwose bakorera hamwe iyo discipline iva kuki nkuko na kocha yari yabivuyeho kare discipline y'abakinyi cyane iva kumvikana hagati y'abakinyi bose no gushowinga up on practice on time and n'abayobozi bacu cyane niho cyane iyo discipline iva mu buyobozi cyane urakoze cyane kapiteni se ni hehe kure mwifuza kugera iyo umuntu yumva ubonye ngo Mulenge FC hari amakipe menshi avuka ugasanga mu by'ukuri ni iminsi ngahe ariko ni hehe muteganya kugera kure kugira ngo abantu babumva noneho bamenye ngo Mulenge FC yo ikeneye kugera ahangaha twifuza kugera ku rwego dushobora gukina hano hari irindi higanwa ryaje bashaka kugira Premier League ya Canada yose twifuza no kugera ku rwego ko twoja muri iyo Premier League ya Canada muri benshi twebwe benshi barakuze ako hariho barumuna bacu benshi bafite amatara ushaka ko bakurira muri no equipe ko bashobora kugera no ku rundi rwego tukazabona n'ahandi hatari muri Canada gusa okay wow birumvikana ngira ngo bari gukurikira ni ibintu bishimishije cyane kumva ko abana b'abanyamurenge Mulenge FC nubwo irimo n'abandi bakinyi bakomoka muri Congo ariko cyane cyane usanga ni ikipe yiganjemo abana b'abanyamurenge kumva ko none igiye kugera ku rwego rwango ihagararire ibe yakina muri shampiyona ya Canada tubibutse ko ikipe iri mu mujyi wa Edmonton mu ntara ya Alberta mu gihugu cya Canada ni naho yavukiye ngira ngo tugikomeza nkuko mbikomojeho tuvuze ko ifite n'abandi bakinyi batari abanyamurenge ari nabyo byiza usanga cyane bidufasha mu rwego rwinshi ya mu rwego rw'umwe n'ubwiyunge ngira ngo ze kubaza n'abandi bakinyi harimo abakoresha igiswahili harimo aza gukoresha igifaransa n'icyongereza hari uwo nshaka kubaza cyane uherutse gutsinda ibitego byinshi ndetse unakomeye cyane ndugu yangu Olivier unajisikia aje kucheza kwenye timu ya Mulenge FC? Personnellement vraiment je me sens vraiment très content. De toute façon, il y a vraiment beaucoup de joueurs qu'on a grandi ensemble au Congo. Et puis je me sens vraiment à la maison. J'ai déjà marqué 3 buts, on a déjà joué 2 matchs. J'espère qu'on ira très loin. Vraiment je suis très content, je suis très ravi d'être ici.
ngira ngo wenda ntasubiza mugenzi wanjye kugira ngo akomeze nobaza n'umukinnyi undi iruhande nawe agize iminsi cyane muri Mulenge FC yigeze kuba kapiteni w'ikipe uyu munsi si kapiteni ariko akina inyuma cyane ese mu mikino ya Mulenge FC wowe wiyumva ute kubukinira ikipe ya Mulenge FC? Murakoze cyane kuba nkina Mulenge FC ni ishema niyumva mu naho ngenda ahantu hose numva ari ishema kuko ndibuka 2016 nibwo nari ndi mu Rwanda nari nambaye jezi ya Mulenge FC kuko ahantu hose nagira nasanze tuzwi ni ibintu bihambaje gukina Mulenge FC ni ishema cyane aho ngenda hose mba numva ari ishema rikomeye kuba nkina Mulenge FC. Arakoze umukinyi Salomo nkuko yarabivuze ati ni ishema kuba nkinira ino timu uyu munsi wa none naho nageze nabashe gusanga abantu batuzi kuruta nuko twe tubitekereza. Hari ijambo president w'itimu yavuze nishaka gukoraho gatoya. Hari ahantu yavuze avuga ati hariho umukino twigeze gukina mu 2016 niba ntibeshe 17 wenda sinibuka neza avuga ati muri uwo mukino twabashe kugiramo umukinyi witwaye neza kuruta abandi ndetse atsinda n'ibitego byinshi. Aravuga ati uwo mukinyi n'umukinyi witwa Jimmy ndibwira ko turi kumwe nawe hano muri iki kiganiro. Ndagira ngo mbaze umukinyi Jimmy mbaze tese kuba warakinye neza ukitwara neza kandi ugatsinda n'ibitego byinshi wabibashije ute wabikoze ute iyo discipline nkuko kapiteni yarabivuze wowe ubwawe wabashe kuyiyumva mute kugira ngo ubashe gukora ubwo buhanga ese waba warakoze practice wenyine nyinshi kurusha abandi cyangwa se ushobora kuba ari impano nini kurimo uzumva ute wewe ku ruhande rwawe? Murakoze cyane kuri icyo kibazo mumbajije. Ntabwo ari ijya mbere nari nsinze ibyo bitego no muri Afurika dukina n'abangoye narabitsinze cyane gusa ni discipline nyine nkuko wari ubivuze tumva inama z'abatoza kwizera ndetse no kwizera abakinnyi bagenzi banje nabo bakanyizera cyane cyane n'ibyo banga nakoresheje ko baranyizeye bangirira icizere umupira wose banzaniye kawuzazamo umusaruro gatsinda igitego uko banzaniye umupira ngatsinda igitego bituma nyine nza ku mwanya wa mbere mu bakinnyi batsinze ibitego byinshi. Uyu munsi numvishe bisa naho ari akarusho kuba turi kumwe n'umuvandimwe uva mu gihugu Maurice witwa Kumar, right? Yes, Kumar. Rero ndagira ngo mbaze president w'itimu hano mwumva mushobora muri ino timu yanyu ya Mulenge FC mwumva mwakwakiramo na wenda nabene iki gihugu n'abazungu se cyangwa abarabu n'abandi abari bose bashobora kuza babwira ati nje numva nkunze timu yanyu kandi numva shaka kuba umwe mu bakinyi banyu mwumva mwabakira? Urakoze cyane. Timu ya Mulenge FC yitiriwe iryo zina rya Mulenge FC dukina hano muri Canada muri Edmonton ariko ntabwo tuvuga ko abakinyi bagomba kuba ari abanyamulenge. Nsubiye nk'inyuma muri 2017 dukina National World Cup twari dufitemo abazungu twari dufitemo abana b'abahindi twari dufitemo n'andi moko atandukanye y'abakongomani ntabwo bari abanyamulenge bonyine gusa ndibaza ko twari tuvanze n'ubu ngubu n'undi wari wese waza tugana gukina muri timu ya Mulenge FC imiryango iruguruye nta kibazo twiganjemo benshi ko wari ubibajije nuko ari twe twatangije turi abanyamulenge twenyine abandi noneho bakaba no bafite andi matimu ureza ama nationality yose ari hano muri no mujyi wa Edmonton usanga buri abantu bagiye biganza abagiye bava ahantu hamwe kubera ko bari baziranye barakiniye hamwe bagera hanga bakaba bo kwegerana bagatangira timu muri ubwo buryo nibwo rero ubona timu yacu yiganjemo abanyamulenge cyane. Rero nk'ukuntu president arabivuze yavuze ati nubwo twatangiye turi abanyamulenge kandi ari twe dusa nabiganje ariko ntabwo bivuga ko twikumiriye cyangwa se ari twe twakina twenyine ahubwo twumva dukinguye imiryango kuri buri muntu wese uba yashaka kujoininga team akaba umukinyi wenda hazaba hariho ibisabwa kugira ngo umuntu abe yajoininga mu by'ukuri nkuko bikorwa mu mirimo yose ariko imiryango irakinguye ku moko yose no ku marange yose kugira ngo babe bakina umupira. Reka nsubize mugenzi wanje nawe. Arakoze cyane mugenzi wangira ngo tuki kuri iyo point kuri icyo kibazo mwavuze ko mwahagarariye RD Congo mwahagarariye Congo ese mwayihagarariye mu buhe buryo? Hano hari amarushanwa mu mujyi wa Edmonton uhuza abantu bose bagiye bava mu bihugu bitandukanye
ubwo rero ni muri ubwo buryo twiyandikishemo tw'abakongomani ndetse n'andi ma ekipa agiye akomakomeye batumiraga n'abantu bakabahereza amaviza bava mu bihugu byabo muri Afurika bava mu bindi bihugu byo muri France na handi hose ni ubwo buryo twebwe itimu hagomba kwiyandikisha timu imwe igihugu cyagomba kuba gifite timu imwe hano hariho amatimu menshi y'abakongomani ariko twebwe yacu ya Mulenge FC niyo twabashije kwiregistaringa abari twe dukina duserukiye Kongo. Ese mwitwaye gute kugira ngo wenda badukurikiye bamenye ngo abantu bahagarariye Kongo nk'igihugu iyi kipe tuvuga ko wenda ari komoka bahagarariye Kongo yose mwitwaye gute kugira ngo abantu mwe nk'ababwira uko mwitwaye? Kongo uko twitwaye mu mukino twakinaga indoor dukina mu mazu nibwo bwa mbere tuja muri shampiyona dukinira mu mazu ahantu hatari hanze mu byatsi byagiye bituberamo imbogamizi muri ubwo buryo mu buryo bukina kabumwe twatera imbere cyane twaje mu mwanya uri imbere nk'uko twifuza ariko ubisanzwe twakinnye umupira nk'uko abandi bose bawukina imbogamizi zabayemo kubera gukinira mu mazu tutamenyereye gukinira mu mazu. Urakoze cyane Perezida kandi turanabashimira cyane muri rusange kubona mwarahagarariye igihugu. Sinzi wenda kandi kabazo k'amatsiko nobaze se nk'igihugu nka Kongo hari ubufasha mwarabonye cyangwa se muri iyo mikino hari uburyo mwaraganira n'igihugu ngo kibe cyo bashimira? Mu kuri ni nk'aho byari bibaye bwa mbere ntabwo twatubiziho n'ama shampiyona ngana gutyo nibwo bwa mbere twatuyagiyemo nta buryo twashakisha bwo kubanza communicating cyangwa duconnecte n'abandi bakongomani cyangwa na leta ya Kongo nibwo byari bibaye bwa mbere kandi tubikora mu muta wa nyuma duserukira igihugu cya Kongo n'ubufasha bundi bwagomba kubaho wenda iyo tuja kugera mu rundi rwego rw'imbere cyane twaviriyemo mu kiciro cya mbere. Urakoze cyane ngira ngo wenda reka kugira ngo wenda tujye tuganana twese hamwe ndagira ngo mbaza kandi kabazo gato gisore nka koca w'ikipe hanyuma dukomeze. Ese nimba ushobora kubizi kubera iki mwiswe Mulenge FC? Mulenge FC ibyo zinurebye yavuye cyane aho dukomoka iri Mulenge kuko abantu batangiye timu benshi baturutse Mulenge no twavukiye no basugukuru batuye tuza muri Canada rero abisanze bagiye guforma ya timu bisanze cyane baganjemo abanyamurenge tugira ishema ryo kwiyitiwe iyo twakomotse tuyibuka n'abana bazokuri bazi iyo twavuye. Wow, ni igitekerezo cyiza cyane ngira ngo byagombye gutera n'abandi ishyaka cyangwa ishari ryiza yo kugira ngo bakomeze bandike izina. Urumva niba iri iwacu bakunza kabumbu imuhira ni ukuvuga ngo natwe twavuye turagakunda uko bimeze kose birumvikana. Aho rero hano hari umuryango munini w'abanyamurenge kandi n'abandi bakongomani muri rusange bakunda kabumbu cyane ko abana biwabo bavuye mu gihugu cya Kongo. Jewe ndumva rero hariho ikintu kameme twagombye kuba nk'abakinyi mwumva mwifuza ko umuryango w'abanyamurenge uri hano mu Rugari wabashigikiramo muri cyo kintu. Hari uburyo mwumva mwifuza ko umuryango w'abanyamurenge hano wahagurukira uno mukino murimo mukina mu buryo bwo kubashigikira? Urakoze. Umuryango wacu hano nkuko twabivuze bamwe ntibabizi ntabwo bazi ko na Mulenge FC ihaba nubwo bayumva ko ihari ntabwo bazi ko hari ibindi bikenewe bazi ko ari gukina akabumbu gusa gutera akabumbu ariko hano muri ino system dutuyemo na ibisabwa kugira ngo abakinyi babeho nibiragoye cyane mu buryo harimo n'abasore bamwe bashasha hano muri city badashobora no kubasha kubona ibyo byangombwa kugira ngo babe abakinyi. Hariho n'abandi bavyeyi bamwe baba bakangurira abana mu bindi bintu byabo bitandukanye n'iby'umupira abana baba bikeneye ntibabashaka kubibashoramo cyane ntibasupportinga. Icyo no basaba cyane community nuko biyumvisamo ko gutiza umupira gukina kabumbu ni ikintu kizima cyiza gifasha abasore cyegeranya abasore babareke baze bagaragaza amachance yabo uko bose bari hano siko bose bagomba kuba aba professional cyangwa bakine bazagira cyo bamarira ariko muri ubwo buryo kuba harimo team babasunike baze bajoining abandi bakorane n'abandi nihazogira babonekamo bakababoja mu yindi ntera bakababokinara baserukira Mulenge cyangwa kiserukira bonyine bagakina mu zindi equipe zikomakomeye bizabera byiza. Uretse n'ibyo ngibyo zonyine gusa sport irakenewe hari abari irihira abariho amafaranga kugira ngo
bakore tize bakore siporo amajimu hano aruzuye batanga amafaranga menshi kugira ngo bakore siporo ino siporo y'amaguru ni nziza no muri hese n'ubuzima bwawe busanzwe irakenewe cyane ababyeyi bagomba kubikangurira abana babo bakaza bakadushigikira nabo ndetse abatarakira abasore bamaze gukura badushikira mu buryo bwa financial batanga amafaranga ba encouraging abasore bashikira n'ababishikeneye bose bareke kubacya intege ibyo nibyo natekereza kuba kangurira community yacu ni ukuvuga ngo ushobora kuba ufite abana ubareba bakiri batoya utazi icyo bazaba ejo cyangwa ejo bundi rekura umwana wawe aje mu mukino w'umupira nawe umubyeyi uzi umuasiste umurebe umwana mukangurire gukora igikorwa nk'iki kuko turabyishurira umunsi ku wundi kandi bikaduhenda rero harimo kuba byovamo umwuga w'umwana wawe harimo kuba nawe byagufasha siporo utishura ukaba wabana n'abakinnyi muri cage barimo bitoza nawe ukabasha gukora siporo. Akoze cyane mugenzi wanjye ngira ngo tugenda dusatira umusozo reka tubaze umukoca nawe nubwo wenda bitewe n'akazi kangaha atubwire se niki mutegura kugira ngo aba bakinyi tubona bazabone bageze abo basimbura. Murakoze kumva ijambo kuri ico kibazo bajije no kunga ijambo mu byo Perezida Yves yaravuze avuze ngo hano dufite komite nini y'Abanyamulenge twasaba ababyeyi kohereza abana babo bakaza gukurikirana itimu burya wumvishije abakinyi bose uko bagiye bavuga buri wese yagiye avuga umukinnyi akunda umukinnyi akunda c'est-à-dire n'abana bakiri bato baje bakareba bakuru babo bari gukina nabo bibazamo gutyo bakaza subirira ababo mu gihe bazaba imyaka yabo iri kugenda bamye. Donc muri en bref nuko ababyeyi bokohereza abana bato bakaza baza gukurikirana bakuru babo ibikorwa barimo kugira ngo nabo bibazemo gutyo bizaba byoroshe kugira ngo bizabasubirire ariko bagumye mu mago batamenya n'amakuru ya timu uko imeze batabona ikina batabona aho yitoreza ntako byabazaho. Rero twari gukangurira ababyeyi kohereza abana kuza gukurikirana bakuru babo bari gukina gutyo nabo bizagenda bibazamo. Urakoze cyane ngira ngo amasaha ntatworohera kugira ngo tubaze cyangwa se duhe ijambo gato Pastor Vedaste ageze aha mu kanya kandi ni umufana ukomeye cyane ndetse ufasha Mulenge FC by'umwihariko kuko turi kwanzura nagize ngo nawe tureke kumuheza kugira ngo nawe agire icyo aza kongeraho nubwo ahageze atinze yagiye afasha ikipe cyane mu buryo bwinshi butandukanye. Icyo gusa twamubaza wenda nuko niki yosaba bagenzi be b'ababyeyi hano kugira ngo ikipe yacu komeze itere imbere. Mbere na mbere ndabanza gushimira abasore bacu bakujije izina ryacu bakoresheje umukino w'amaguru ikintu cyiza cyane bajanye gusa no gukuza izina ariko berekana umukino mwiza dushimisha kandi biri muri bimwe mu nzira zibasha kubafasha mu buryo bwa health hariho numvise bivugaho kuko binyuze muri sport abana babasha kwerekana ko imibiri yabo bayifata neza kuko nta kindi kintu cyiza ushobora gukorera umubiri wawe nko gukora sport. Ababyeyi rero mushobora gukoresha ino opportunité nkuko numvise babivuze mugashira abana banyu muri sport ni n'ikintu ndeba cegereza abana umuco wabo kuko muri iki gihugu ni igihugu kiri okipe cyane. Hano muri iki gihugu hari abantu bahaje imico yabo igashira bakibagirana nubwo tuhagera tukabona za nationalité mu by'ukuri ni nationalité ziri ku rupapuro kandi byiza ariko nanone valere y'umuco wacu ni ikintu tugomba kugumana kuko hano hari ubwoko bumwe bw'abantu b'abayahudi bahaje kera basekuru nibo bahageze ariko kugeza n'ubu ngo bafite amashuri yabo bavuga ururimi rwabo bazi umuco wabo ubaranga kandi bakurikiza
hari ibintu byiza ndibaza ko twese tudafite gushidikanya kuko mu muco w'abanyamurenge hari ibintu byiza twumva tudashaka gutakaza. Rero mwa basore mwe mwese muri aha ngaha turabashimira. Ariko ku kibazo batubajije ababyeyi bose ndumva ari amahirwe mwagombye kwirukira kandi mukayakurikiza mugashira abana banyu kandi mukabakangurira kuba mu mukino w'umupira w'amaguru. Ikindi gisumzeho nuko mwagombye gufasha amagambo afite aho agarukira, gukunda ikintu no kuvuga ngo uragishigikiye bifite aho bigarukira. Ariko uko tuzi ikintu cyose cyo muri ibi bihugu gisaba ubushobozi, nifuza gusaba ababyeyi kugira ngo mu binvestingemo, mu bishoremo imari zanyu kugira ngo mubashe gushigikira kino gikorwa. Ni igikorwa kizadufasha. Niba ufite ishaka ry'ubwoko bwawe, niba ufite ishaka ryo gushigikira abana basore, twagusaba kugira ngo mubikore igihe ubuyobozi bw'iti buzabegera bubasaba ngo mugire icyo mukoraho, ntimukabatenguhe, muzabikorane umwete, muzabikorane ubushake, imbuto zabyo muzabibona kandi muzazishimira. Rero twese mvuga naje nk'umubyeyi turagira ngo tubabwire mwa basore mwe kuko tubashigikiye, kuko twakomeze kubashigikira kuva itangira ry'iti muri ba kugeza n'uyu munsi. Twaje hanga kugira ngo tubereke kuko dushigikiye umukino wacu. Urakoze cyane Pastor Vedaste, tunamushimira cyane uruhare agira rukomeye rwo gufasha ikipe. Ngira ngo dufashe umwanya munini urenze amasaha twahawe tuzashoboka, ariko twari kwifuza gukomeza, ariko icyagaragaye cyo nuko dufite ikipe ikomeye. Saba ababyeyi bose, saba umuntu wese mu bwitange bwashoboye kugira ngo tujye inyuma ya Mulenge FC. Byose birashoboka kuba dufite ikipe ikomeye gutya ndetse ihagaze mu myanya ko wagiye tubwira mu mikino itandukanye. Hari abo bafashe umwanya wa kabiri, ubu bahagaze ku mwanya wa mbere, banateganye kuba baserukira Alberta. Ni ikintu gishimishije cyane. Ngira ngo ahari baravuga ko ariyo shiti gahora mwitama, hamwe na mugenzi wanjye wafashe iki kiganiro Eugene Makombe, kabamushimira. Shimira namwe mwese, abafana ni benshi twagomba kuganira nabo, ariko umwanya waducitse. Twaba tubashimiye cyane, tubibutsa ko ushatse gukurikira ibiganiro byacu ni wa izi 3 menyiwacu.com. Uzasanga ibiganiro byinshi kandi dushimire benshi bakunda kuduhamagara badushimira batubwira ko bakurikira. Turabashimiye rero, naho ubutaha, bye.